Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 19 mu byumweru bisanzwe tariki 12 Kanama 2024. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel umutwe wa mbere umurongo wa 2 kugeza ku wa 6, wa 24 kugeza ku wa 28. Ku munsi wa 5 w'ukwezi kwa 4 hari mu mwaka wa 5 umwami wa Kini ajyanywe bunyago, ubwo ijambo ry'Uhoraho ringeraho, ngewe Ezekiel mwene Buzi umuhereza bitambo mu gihugu cy'Abakalideya ku nkombe y'uruzi rwa Kebari. Aho niho ububasha bw'Uhoraho bwansesekayeho. Nuko ngo ndebe, mbona umuyaga w'inkubi wahuhaga uturuka mu majyaruguru, mbona n'igicu kinini n'umuriro warabyaga n'umucyo impande zose. Rwagati muri uwo muriro hakarabagirana nka zahabu. Muri icyo cyezezi nabonaga ikintu kimeze nk'ibinyabuzima bine byasaga n'abantu. Buri kinyabuzima cyari gifite umutwe w'impande enye n'amababa ane. Nuko numva ijwi ry'urusaku rw'amababa yabyo rwari rumeze nk'umworomo w'amazi magari iyo byatambukaga. Mbese rwose rumeze nk'umworomo w'amazi magari cyangwa nk'ijwi ry'umushobora byose, nk'urusaku rw'imbaga nyamwinshi cyangwa nk'imirindi y'ingabo. Byaba bihagaze, amababa yabyo bikayabumba. Humvikanaga rero urusaku rwinshi ruturutse kuri cya kintu kimeze nk'igisenge cyari hejuru y'imitwe y'ibinyabuzima. Hejuru y'icyo gisenge cyari kirambuye hejuru y'imitwe yabyo hari ikindi kintu gisa n'ibuye ry'agaciro gakomeye gikoze nk'intebe y'ubwami. Kuri iyo ntebe y'ubwami hejuru rwose hakaba igisa n'umuntu. Hanyuma mbona wa wundi akikijwe hejuru y'urukenyerero nk'ikintu gisa n'umuriro, no munsi y'urukenyerero akikijwe n'urumuri rurabagirana nk'umuringa. Urwo rumuri rugasa kandi nk'umukororombya uboneka mu bicu ku minsi y'imvura. Rwasaga mbese n'ikuzo ry'Uhoraho. Uko nakitegereje nitura hasi nubamye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 148. Ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe. Nimusingize Uhoraho mu ijuru, mumusingize mwebwe abatuye hejuru y'ibicu. Nimumusingize abamarayika be mwese, namwe ngabo ze mwese nimumusingize. Nimumusingize bami b'isi hamwe n'amahanga yose, bikomangoma byo ku isi namwe bacamanza, basore namwe bakobwa b'inkumi, basaza namwe kandi rubyiruko. Bose nibasingize izina ry'Uhoraho, kuko ari ryo rihatse ayandi yose, n'ikuzo rye rigasumba ijuru n'isi. Bituma abayoboke be bamurata. Ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo umutwe wa 17 umurongo wa 22 kugeza ku 27. Umunsi umwe Yesu n'abigishwa be bari bateraniye muri Galileya, arababwira ati, umwana w'umuntu agiye gushyirwa mu maboko y'abantu, bakazamwica, ariko akazazuka ku munsi wa 3. Ibyo birabashavuza cyane. Bageze i Kafarinawumu, abasoresha b'ingoro begera Petero baramubaza bati, mbese umwigisha wanyu ntatanga ituro ry'Imana? Arabasubiza ati, araritanga. Igihe bageze imuhira, Yesu aramutanguranwa, aramubwira ati, Simoni, ubyumva ute? Abami b'isi bahabwa na bande imisoro cyangwa amaturo? Babihabwa n'abana babo cyangwa se na rubanda? Amushubije ati, ni rubanda. Yesu arongera ati, nuko rero abana ntibabitegekwa. Nyamara kugira ngo tudaha urugero rubi bariya abantu, jya ku nyanja urohe ururobo. Ifi ya mbere uri bufate uyasamure, urayisangamo igiceri, ukijyane maze ukibaho ituro ryanjye n'iryawe. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Dore igihe kirageze muvandimwe, Nyagasani Yesu yatubwiye tarajya mu ijuru. Reba hirya hino maze wibaze, urasanga ibyo yavuze byose birimo bisohora. Urasanga ibyo yavuze byose birimo bisohora. Urasanga ibyo yavuze byose birimo bisohora. Urasanga ibyo yavuze byose birimo bisohora.
urasanga ibyo yavuze byose birimo bisohora, birimo bisohora. Abayoboke b'Imana nimugire amahoro. Kera nkiri mu isominari into cyangwa n'inkuru naririmbaga ijwi rimwe, ariko nko maze kubyumva aho maze kwa padiri ngerageza kuyaririmba yose ko arane, ariko hari ayananira nkuko mwabyumvise, araho ntagishoboye, ariko ndagerageza nkaririmba yose. Nitanzeho urugero murambabarira, ninde wafora iyo mpamvu naririmbaga ijwi rimwe nkiri mu isominari ntoya. None ngeze muri paruwasi ndi padiri nsigaye ngerageza nkaririmba yose. Nukubera iki? Nta kindi mwabyeyi mwe, hari igihe ugera mu Kiliziya ugasanga korari itaje, hari igihe uzasanga nta musomyi, nta muhereza, nta muririmbyi, ubwo uzavuga uti misa ntikibaye. Padiri urasanga ibyo yavuze byose birimo bisohora, birimo bisohora. Niba mwakurikiye ngaho fora ijwi naririmbaga nkiri mu isominari ntoya, birimo bisohora. Ubwo nirihe? Akabazo. Amasomo y'uyu munsi ushobora kugira ngo ntaho bihuriye n'indirimbo. Amasomo y'uyu munsi birimo birasohora, arerekeza ku gitambo cya misa. Niba mwabikurikiye neza, murabizi namwe ntiwavuga kuri misa utavuze iryo turo ribera mu misa. Niba wavuga kuri misa cyangwa uvuga iryo turo utavuze umupadiri, utavuze abayoboke b'Imana, ntiwavuga misa nyine utavuze Yezu, kuko Yezu niwe misa ubundi. Niyo mpamvu tugiye kumva amagambo Yezu asoresha ivanjiri y'uyu munsi, ari nayo ntego remezo yacu y'uyu munsi, igira iti misa ni ituro ryanjye n'iryawe. Niyo mwabikurikiye ababyeyi ukuntu Yezu asoza ivanjiri, ituro ryanjye n'iryawe. Natwe rero niyo ntego tugiye kuzirikanaho, misa ni ituro ryanjye n'iryawe. Mu gutangira mu ntangiro bamwe baraza kumva nk'abyo ngiye kuvuga ari nk'amahame ya Kiliziya, ningera hagati abandi bumve nk'aho ari amahano aguye. Ndabizi ndaza gusoza bamwe bakifata nk'amahamba, ariko ndaza kubahumuriza mbabwira ko atari amahamba, atari no guhamba, ahubwo ko ari uguhimbarwa, ko ari uguhimbaza, kuko misa ari uguhimbarwa ndetse no guhimbaza Imana. Ko atari amahame, atari amahane, atari amahamba, ahubwo amahoro, amahirwe. Guhimbaza misa ni amahirwe, ni amahoro. Birarangiye rero tubonye amahoro, ubonye nawe uburyo washakisha amahoro mu misa, amahirwe. Niyo mpamvu nateguye ingingo 8 nirinze kuvuga nterahirwe, ariko ni nabyo ntera amahoro mu misa. Irimo amahoro, irimo amahirwe. Twebwe rero hari igihe tuyikurikira nk'ari amahamba, kimwe na nk'amahane, irindi nk'amahame, ariko burya misa ni amahoro, ni n'amahirwe. Mbega byiza guhimbaza misa, ni amahirwe atarigera aboneka. Uyanyungutire nawe. Ingingo 8 ntera amahoro mu misa. Ushobora kuza kwisanga ku rutonde rw'abatarumva misa, rw'abatarahimbaza misa, kandi byaba misa ituro ryanjye n'iryawe. Reka duhere ku ngingo ya mbere. Ingingo ya mbere iragira iti, ni ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza, cyane cyane abana, bati ko padiri atajya atura mu misa. Iki kibazo turagisubiza twifashishije ivanjiri y'uyu munsi. Yezu witangaho ituro, Yezu umusaseredoti, umuhanuzi n'umwami, Yezu ufite umurimo wo kwigisha, kuyobora no gutagatifuza imbaga. Abapadiri bagabirwa kuri uwo murimo wa Kristo kugira ngo bigishe, bayobore kandi batagatifuza imbaga y'Imana. Dutekereze kuri ivanjiri ya none, uraza kubona Yezu baramugoye ariko arabyakira kugira ngo adakora skandale, kugira ngo atagira abagusha. Tuzirikane ko mu Bayisiraheli, narinjye kuvuga buri muturarwanda, buri mwene gihugu wese yagomba kugira ituro atanga buri mu Isiraheli byo gushyigikira ingoro, le temple, ndetse n'ibitambo byaturwaga akabishyigikira. Rero Yezu nawe yagomba gutanga nyine iryo turo mu Isiraheli wese. Kongere tuzirikane abahereza bitambo bashinzwe ingoro bibarishije Petero iki kibazo. Yakimoje bigenze bite? Yezu yari ari kuvuga ku rupfu n'izuka bye, ko agiye kutwitangira. Yezu arashaka gutuganisha ku mubiri we, ari ryo turo risumba andi yose. Ariko abahereza bitambo n'abashinzwe ngo ntago bari kubyumva, baracyari materialiste Kristo, baracyari gushakisha ibintu gusa, amaturo. Nibwo rero biheranye Petero kumvise ibyo bamubajije. Nibwo Yezu yabyumvise, ahise abaza Petero ati, harya bimeze bite? Iki gisobanuro Yezu ahereza ituro abanza kuvuga ko abana b'umwami atari bo batura, ahubwo rubanda. Rero twerekeza uburyo tugora Yezu n'uburyo tugora umupadiri, kumugora, kumunaniza,
birangira rero Yezu agize ate atuye iri turo kugira ngo ataza kugira uwo gusha. Ariko se Yezu dukurura iyi foto Yezu arabyishimiye. Yezu niyo tumugoye arabyemera kugira ngo twebwe tugorore. Ndifuza gusoza ingingo ya padiri ngo igisobanuro cya padiri dukesha gatisimu ya Kiliziya Gatolika uko tubisanga mu gatabo k'umukristo page 24 ingingo y'106. Abapadiri ni bantu ki? Abapadiri ni abafasha b'Imana b'abepiskopi batorerwa kwigisha, gutagatifuza no kuyobora imbaga y'Imana bagaragara mu cyimbo cya Yezu Kristo we musaserdoti mukuru nkuko tubisanga mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi umutwe wa 8. Mubyeyi padiri wamwumvise ari mu cyimbo cya Yezu. Ingingo ya 2, paruwase ni iki? Iyi nkuru abenshi murahizi mwarayumvise, ndongera nyisubiramo kugira ngo mve paruwase icyo ari cyo. Umunsi umwe umupadiri ngo yari muri paruwase, none akajya abona iyo paruwase igiye guhirima neza neza, abakristo babo batayikoza, abayoboke b'Imana batakifite, barayitaye. Nuko umunsi umwe aza gutanga itangazo ati, umva rero paruwase yapfuye, muze tuyiherekeze, muze tujye kwishyingura. Bishoboye ko yakoze serikeye. Nuko rero hafi ya serikeye ashyiraho ikirahure kibonerana, nuko abakristo bose muri iyo paruwase ngo baza gusezera nyine kuri uwo murambo paruwase yitabye Imana yapfuye. Ngo umukristo wese uje gusezera yatambuka kuri ya serikeye cya kirahure nyine paruwase ishyinguyemo, yatambuka kunama akibona, akongera kunama akibona, akongera kunama akibona, akongera kunama akibona. Bose ko bagiye basezera kuri paruwase yabo, bagenda basezera, buri wese ataha nyine ari kwibona ko byagenze bite ko yapfuye. Neza buri wese agwa mu kantu mu bari baje gusezera kuri paruwase yabo yapfuye. Nuko guhera icyo gihe buri wese aravuga ati, koko uzi koko nari narapfuye koko, paruwase koko. Nuko bose buri wese ajya yamenya paruwase icyo ari cyo. Paruwase nyine ko ari abayoboke b'Imana, nta numwe uhemutse, nta n'umusigaye cyangwa sigana undi. Iyo paruwase yapfuye ni abayoboke b'Imana bose bayirimo nyine baba bari gupfa. Ongera utekereze niyo paruwase yanyu mutagiye kuyishyingura, aho se uzasigara. Urimo nanjye ndimo, paruwase yanjye, paruwase yacu. Paruwase yawe nigira ikibazo nawe uzaba ufite ikibazo. Paruwase yawe nibona ibisubizo nawe uzaba ufite ibisubizo. Paruwase yawe nikira nawe uzaba ukize, kuko paruwase, parokiya n'abasangira ngendo bagana hehe? Bagana mu ijuru. Ngiyi paruwase, ngiyi misa. Igisobanuro cya misa, ingingo y'144. Misa ni iki? Misa ni ikoraniro rihebuje ry'abayoboke ba Kristo bakikije umusaserdoti bateze amatwi ijambo ry'Imana kandi batura igitambo cy'Ukaristiya. Amen. Ngiyo rero ya paruwasi yacu, ubwo dukikije umusaserdoti tugomba gufatikanya twese. Umusaserdoti uri mu cyimbo cya Yezu, Yezu waduhamagaye, Yezu wadukoranyije aho ngaho. Ingingo ya 3, ntera amahoro mu misa. Yezu mu misa. Abantu benshi bajya basiba bagakererwa na misa batazi ko igihe cyose ufashe isaha ab'ijuru yasaba yigendaho bakaza muri cya gitambo cy'Ukaristiya. Kuko Yezu niyo mutambyi, niwe aritari, ni nawe ntama y'igitambo. Ngira igituro rya Yezu ubwo yitangaho ituro muri buri misezo yongera gukiza. Ngo Yezu uhari mu misa. Nubwo umusaserdoti ari mu cyimbo cya Yezu aba hibereye ubwe, Yezu arahibereye. Na niyo mpamvu hari amakosa menshi dushobora kujya dukora tukajya ngo Yezu ntahari, ngo uko gutangira misa igihe, kuko ab'ijuru baba bahibereye. Ikindi kandi niba wumvise ko umusaserdoti agomba kumwe rukumbi, amakosa dushobora gukora mu Kiliziya mu misa, ngo abapadiri baherutse guterana mu gitambo cy'Ukaristiya, bishoboke ko bari nk'umunani. Nuko bajya inama bavuga bati, muze tugabure misa. Umwe ufashe ikimenyetso cy'umusaraba gitangira, undi ufashe igisoza, undi bishoboke ko yari misa yo gushyingira, umwe arashyingira, undi atange inyigisho. Bose bakaza kwibagirwa ko misa ari imwe. Ntawe ugabura misa mwa babyeyi mwe. Misa umuyobozi aba ari umwe, perezida aba ari umwe, umutambyi aba ari umwe, bamwita celebra principal. Abandi bose bitwa ba concelebra, baba bamukikije, baba bafatikanyije. Na niyo mpamvu ni padiri gusa aba ari umwe nyine watangije misa kandi agasoza nyine ari umwe, kuko igitambo kiba ari kimwe n'umutambyi aba ari umwe, Yezu Kristo. Abandi bose tuba tumukikije. Nguko rero nge nawe
akenshi ikosa ryagiye ringwaho nawe rikakugwaho ati ndagabura iki ngiki ndaza gukora iki nkaza kwibagiza ko twese dukije uwo musaserdoti principal uri gutura igitambo cy'Ukaristiya. Bamwe batese arwaye hagati ya misa, ibyo ni ibyago n'impanuka nk'izindi zose zibera ku rugendo nk'abari ku rugendo. Ariko ubundi busanzwe padiri n'umwe uyobora igitambo cya misa agatanya n'ikimenyetso cy'umusaraba, hanyuma akaza gusoresha n'ikindi cy'umusaraba. Ngiyo misa Yezu n'ubundi niwe bari gukoresha. Yezu n'ubundi akoresha wa musaserdoti kuko nyine umusaserdoti ari mu kimbo cya Yezu, naho abandi twese nk'ikoraniro turamushagaye turamukikije. Reka ku ngingo ya 4 ntera hirwe mu misa tuzirikane ku rubo rwa Petero. Nakuru yifoto nzirikana ko nino vanjiri nawe wongere uyikurure utekereze Petero Yezu yakuye mu bwato ati akamusezeye ko azamugira umurobyi w'abantu. Petero agasigaho urushundura rwe ibyo yakoreshaga byose, none ngo akurikiye Yezu. Wongere utekereze uburyo asubiyeyo ururobo. Njye nk'umuntu warobye ndabyumva cyane uburyo Petero atereka ururobo. Ururobo ubundi ruteretse ntago ubona yizeye ko ifi iza kuza, ariko tekereza uburyo Petero n'ukwemera kwe yagiye kuroba. Urobo rero ushaka kujya kuroba ukanabura n'ifi pe. Byagiye bitoho kenshi abarobye murabizi, ariko tekereza Petero Yezu yongeye kumera nk'umugoye ati subira Petero subira kuroba. Ese bivuze iki? Iyi vanjiri iratwibutsa uburyo abayoboke b'Imana tugora abadushinzwe, tugora abapadiri bacu abasaserdoti babandi bari mu kimbo cya Yezu ati musubire kuroba. Uko gusubira kuroba wabikuramo ibintu byinshi cyane. Ni nko kujya muri business ugiye gushakisha imibereho, kandi abayoboke b'Imana baraho muri iyo paruwase yabo, nuko bakongera gutuma padiri atijya gushaka ibingibi. Subira mu bwato. Ngaho nawe tekereza ngubu ndahangaha, nuko umuyobozi mukora akantu ati Masumbuko subira kuroba iwanyu. Nabigenza nde? Nasubirayo? Ako kantu nakibajije nibaza ukuntu nakongera ngakurura ikamba, nkongera nkaroba, nkongera ngafata ururobo, mbuze se iyo fi. Dutekereze ntago batubwira niyo Petero yarayigurishije, ariko ikigaragara kwasa muri ifi ugakuramo igiceri ngo ifi ya mbere. Ese Petero arizeye koko yifa azayibona? Kubera ukwemera no kugenda ku ijambo rya Yezu azagoka mpaka yibonye, kuko Petero nyine asanzwe goka kuroba n'ibintu bivunana. Ururobo rwa Petero ruranyibutsa nawe rukwibutse uburyo tuvunisha abasaserdoti, abadushinzwe, abayobozi bacu, tukabagora tukabananiza kugira ngo badufashe, ariko se ngenda bafasha. Ururobo rwa Petero ku ngingo ya 5 ndifuza gukubwira aho padiri aturuka. Ndagenda cyane ku isomo rya mbere twavanye mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, dalota et dans l'espace. Padiri umusaserdoti ngo tubizirikana no mu ibaruwa yandikiye Abaheburayo ntago ari kivejuru, aturuka mu bantu, aturuka mu muryango w'abana b'Imana. Padiri aturuka muri babakene, muri babandi bari ku rugendo abanyabyaha wo nanjye turimo. Aho ni umusaserdoti aturuka. Ariko reka nifashe amagambo ya Ezekiyeli wumva ukuntu batwereka uburyo Ezekiyeli ataje ari kimanuka. Hari aho Imana yamukuye, yarafite ababyeyi avukaho, yarafite n'umurimo yakoraga, ariko hari ahantu Imana yamukuye igihe ndetse n'amagingo dalota et dans l'espace. Kuko bagize bati ngo ku munsi wa 5 w'ukwezi kwa 4 hari mu mwaka wa 5 umwami wa Kina ajyanywe bunyago. Ubwo ijambo ry'Uhoraho ringeraho, njyewe Ezekiyeli mwene Buzi umuhereza bitambo mu gihugu cy'Abakalideya ku nkombe y'uruzi rwa Kebari. Aho niho ubasha bw'Uhoraho bwansesekayeho. Amen, amen, amen. Mwongeye kumva ya nkombe Petero nawe agiyeho, ngiyo Ezekiyeli nawe ariho, ubasha bw'Imana bukamugeraho, noneho akaroba iki ururobo. Iri somo none riratwereka uburyo bakikiza Uhoraho nyir'ububasha. Ngiyo famiye ngo umuryango wa musaserdoti aturukamo. Ubundi busanzwe abasaserdoti, imiryango yatanze abasaserdoti imbaga y'Imana, tudakabije yakagombye kwita kuri ya miryango. Abantu baherutse gukora ijanisha basanga abantu b'abapadiri, nanjye ndiyizi, abenshi duturuka mu miryango itifashije, ikennye, nabyo bifite icyo bisobanura. Ariko ongera utekereze abayoboke b'Imana wa musaserdoti barimo aho, dushobora no kwibuka wa muryango wa musaserdoti avukamo, umuryango atari mugari, atari abana b'Imana, nabo baracyari abana b'Imana. Uzasanga kenshi imiryango yacu nk'abapadiri, uzasanga niho hari ibibazo, ubukene, inzara n'ibindi bibazo byose bitabura. Rimwe na rimwe ugasanga abantu barayitoteza. Uburyo mvuze umusaserdoti mbamuze n'uwihaye Imana wese, mufurero, mubikira,
usanga abantu benshi muri quartier batoteza iyo miryango. Akenshi burya ushobora no gusanga ariho baburara bakabwirirwa, kandi barabyaye umusaseridoti, kandi barabyaye uwihaye Imana. Kubera iki? Kwa gutumva ubutumwa bwa padiri, kwa gutumva rwa Petero, kwa gutumva handi padiri aturuka ko cy'Imana imbaga y'Imana, undi bakobye gukora n'urugendo bajye gusura padiri wabo. Bakristo bavandimwe, umwito ni kangahe mujya mukora urugendo padiri lokire de la paroisse mukanya nko gusura iwabo wenda ahavuka ku ivuko rye? Mwumvise Ezekiyeli mwene Buzi? Namwumvise. Bikatwibutsa ko padiri umusaseridoti wihaye Imana atari kimanuka, atari kivejuru, afite aturuka mu bantu babandi b'abanyantege nke, kandi na n'umunyantege nke ugomba gukorera abanyantege nke we nanjye, kugira ngo abageze hehe mu bwami bw'ijuru, abasabira imbaraga ku Mana. Ingingo ya 6, ituro rya padiri. Wa mwana yishoje ko cya kibazo atagisuje ati kuki padiri ntajya mubona haguruka ajya gutura? Padiri ashobora no kudahaguruka ngo ajye gutura nk'uko twabivuze haruguru, kuko we agomba kuba nyine ari gutura. Ubundi umupadiri ntiyagombye kwinyeganyeza hari kuri alitari, yagombye kuguma aho ngaho kugira ngo nyine incarne le Christ, agumane na Christ we ari gutura igitambo nyine. We nicyo no gutura igitambo. Kongera twibutse y'amaboko ya Musa mu gihe bari kurwana, bari ku rugamba, yahoraga ari hejuru, nuko Baroni n'abandi benshi bakashyigikira, kuko Musa ngo iyo amaboko yazamuraga ngo baratsindaga, yayamanura bagatsindwa. Nuko rero umusaseridoti abateze ibiganza, hakagira umuyoboke w'Imana umwe ufata ukuboko kw'iburyo, undi agafata kw'ibumoso, undi agafata amaguru, undi agafata ni, kugira ngo bose bahurize hamwe bamushyigikire, bamusigasire, bityo nyine atura igitambo y'Ukaristiya adakebaguza, atareba ku ruhande, ahubwo arangamiye Imana, kandi abayoboke b'Imana akabasohoza hehe? Ku Mana. Rero ituro rya padiri nk'ituro rya Yesu n'ubundi ni ubuzima bwe bwose agomba kwitangira imbaga y'Imana. Ituro ry'uwihaye Imana nuko nyine kwiha Imana ubuzima bwe bwose akabuharira Imana. Njya guhabwa ubupadiri, umusaza umwe w'umupadiri yigeze ampamagara arambwira ati umva rero shadi yakoni Masumbuko, ugiye guhabwa ubupadiri, umenye ko ugomba gukorera Imana umutima wose, umenye ko ibintu byose padiri atunze ari ibya Kiliziya, ibyo afite byose ni bya Kiliziya, kuko ubuzima bwose nabwo bwa Kiliziya, guhera ku rukweto kugera ku ngofero, imyambaro yose afite, ibyo afite byose, amafaranga yose yagira, ujye umenya ko ari aya Kiliziya. Nuko ntangira kumugisha impaka ati n'urukweto, ati yego nyine, none se urukweto iyo urwambaye ntabwo urujyana mu butumwa? Iyo wambaye ishati si mu butumwa ijyana bwa Kiliziya? None se wasobanura ute ko ari ibyawe? Ni bya Kiliziya, ni Kiliziya biguhaye kugira ngo bikoreshe ubutumwa. Bityo umupadiri ntacyo afite kiwe, kuko byose nyine n'ubundi agomba kubikoresha hehe? Mu nyungu za Kiliziya, bigirira akamaro Kiliziya, umuryango w'abana b'Imana. Na niyo mpamvu ntacyo tunze cyawe, ibintu byose ufite ni ibya Kiliziya. Iryo jambo nita mu gutwi, nakomeje kugenda zirikana, koko naje gusanga ari byo. Imyenda nambaye, urukweto ngira, ibintu byose mfite nabikuye mu Kiliziya, ni Kiliziya bimpaye, n'ubundi mbikoresha mu nyungu za Kiliziya. Iyo ngiye nambara inkweto mu butumwa, kandi ibyo nkoze byose ni ubutumwa bwa Kiliziya n'ubundi. Wa mugani uzi ko nabirebye ngasanga nta kintu cyanye mfite, byose ni bya Kiliziya. Rero ubuzima bwa padiri ubwo n'ituro ni ubuzima bwo bwose agomba kwitanga, yitangira imbaga y'Imana. Ingingo ya 7 iragira iti ese muri paruwase yacu ni padiri uvunisha abakristo cyangwa n'abakristo bavunisha padiri? Mubigenza mute mwebwe? Paruwase yanyu mwebwe muri magirirane uko dufatikanya n'abasaseridoti kugira ngo umuryango w'Imana ukomeze gutera imbere? Wasanga nanjye mbirikira paruwase ku bandi ati niyabihaye Imana. Naza kubagirwa ko paruwase twe usaba Kristo tugomba gushyira mu ruhare. Hari akantu gaherutse kumbaho, mumbabarire nshobora kukavuga, ariko kanyigisha ibintu byinshi cyane. Nigeze mpamagarira abayoboke b'Imana duhurira nga kuri buri munsi kugira ngo tuzubake urwibutso aho buri munsi yavukiye mu isominari yacu. Ariko uko nari mbyiteze ntabwo ariko byagenze. Numvaga bazaba benshi nk'abantu dusanzwe duhurira hanga, bakaba benshi bashyigikira icyo gikorwa, kubera ko numvaga n'igikorwa cya Kiliziya n'ubundi, kuko padiri n'ubundi ibyo afite byose ni bya Kiliziya, n'ibyo agiye gukora byose ni bya Kiliziya. Abo bana ni aba Kiliziya umuntu azitaho kugira ngo abarere bari mu isominari aho ngaho buri munsi yavukiye. Noneho naratunguwe, ariko nza kubyakira nyuma, nza kubyumva nyuma.
natungwa no kubona habonetse bakeya bitangira icyo gikorwa. Nuko ndavuga nti sivuga koko ndabigenza nte. Nza kwibuka icyambere, isomo rya mbere nakuyemo nuko n'ubundi mu maparuwasi yacu hagomba kuboneka abayoboke bakeya b'Imana bitanga bakitangira abandi. Hari n'abandi baba Kristo bo gucyumweru nyine baza gusa rimwe gucyumweru cyangwa bakazi ko umwaka utashye cyangwa ntibanaze. Abo baba bari aho ngaho nyine badakora cyane, ariko hakaba hari n'abandi bavunishwa. Abo ngabo rero abari butugenderaho, kuko abo ngabo nibo bagize Kiliziya nyine. Abo bakora kurenza abandi, abo nibo Kiliziya ishingiye, kuko mu rugo hagomba kuboneka ukora cyane kurenza undi. Isomo rya kabiri nakuyemo nuko ngifite urugendo rurerure, mugani w'Imana ibwira Eliya. Ndacyafite urugendo rurerure, ngomba gukora cyane nzirikana iyo nyota umuryango w'Imana ufite, ko hari inkuru nziza nyine itaragera, ko hari abakivunisha abandi, nuko nkemera nkavunika. Ngiye igisomo nakuyemo ko hari aho ntaragera, ngomba gukora cyane kugira ngo nyine mvunike nduhira ingoma y'Imana. Ongera urebe paruwasi usengeramo, utanga mu ituro riye. Na Yezu yatanze ituro kugira ngo ataza kugira abagusha, ariko yararitanze. Ese wasanga nawe urimo uvunisha paruwasi yawe? Paruwasi yamwe igiye kubagwaho ibikorwa remezo, ibyo bakora. Paruwasi yamwe igiye kubagwaho, kandi duhari twese turi kureba. Hari ibyo dukoresha kuri paruwasi, imyambaro, ibikoresho, sonorization. Ibyo byose mwagize ngo nibyo tuvana hejuru, ni ibiturutse mu bayoboke b'Imana. Abayoboke b'Imana bakristo babandi bakije umusaserdoti bari mu misa. Rero kongera tujya tuvunisha padiri, cyangwa niyo tutajya tumugusha. Gusa nyine hari n'abigusha. Nuko rero mu Kristo kandi njya kuvuga cakarongo, uzajya wibutsa padiri umuyoboke w'Imana ko ari uwihaye Imana, ko ari uwa Kiliziya. Ujye uyimwibutsa, nanjye barabinyibutsa, ukomeze ujye ubinyibutsa, hato utazajya nyine ari wo musandaza akaba ari wo mugusha. Nubona padiri ari ahantu hadakwiye, uzamwibutse. Ari nko mu ikabari n'urugero, uzajya umwibutsa ko amafaranga nyine ko banyimukije ari aya Kiliziya, n'ubundi ndumushore mu ngeso, cyangwa ngo ube mu bamushora mu ngeso mbi, cyangwa ureke nawe yohoke ku ngeso mbi. Kuko hari abo bagusha, ariko hari n'abandi bigusha. Abo bose rero ntitukabareke bagwa, kuko ni twebwe twese bigiraho ingaruka mbi. Rero ari umusaserdoti wigusha cyangwa kagwa, abo bose tubashe kubakusanya, twongere tubibutse inshingano zabo. Buri wese yibutse inshingano ye. Ubundi ubusanzwe padiri nk'uko nabivuze yakagombye cyane guhagarara mu Kiliziya, agatanga amasakramentu, akitangira imbaga y'Imana. Ibisigaye bindi imbaga y'Imana nayo ikagira ite, ikabikora, kandi ikabikora neza n'umutima mwiza, hatagize uvunisha undi, bose bakamagirirane. Yebyo Yezu atubwira hari igihe tumuvunisha, bityo akaba yajya gushaka ituro, akagenda akajya gushakisha kugira ngo ya paruwasi itazahirima. Yezu agatuma Petero ati genda ushyire urobo hariya kugira ngo ya paruwasi itazajya itazahirima. Ariko ubundi siko byakagobye kugenda mwa babyeyi mwe. Namutekeze kuri evanjiri ya Yezu uyu munsi, gushyigikira paruwasi yacu, gushyigikira abasaserdoti bacu kugira ngo badusoze ku Mana. Nitubona naguye tuzajya kumubyutsa, tumwibutse ko atari cyo yatorewe. Yatorewe gusoza umuryango w'Imana aheza mu ijuru. Ingingo ya 8 n'interahirwe ya misa. None ndifuza kugaruka nsoza ku ituro rya misa. Ituro rya misa ni umubiri wa Kristo. Twongere twibutse ko muri evanjiri Yezu yarari kuvuga uburyo azatanga umubiri we, ariko babaye nk'amudeviye, bamunyuje muri nizira, bitumye rya turo atari ryo akomeza kuvuga. Bibaye ngombwa kuvuga ku maturo aya ngaya afatika, materiel, kandi yarari kuvuga ituro temple, ituro ukarisiya umubiri we ugiye kwitangira abantu kugira ngo babeho. Kera turi abana, mubyeyi nawe kandi agashaka ko harakubayeho nanjye kambayeho ngewe. Abana twajyaga tubeshyana, tukicara duti harya ubu ukarisiya ziba hehe, ukarisiya buriya ziva hehe, tukabishushanya. Noneho umwaka tubeshya ati buriya ukarisiya ziva mu ijuru. Noneho padiri wabyuka mu gitondo agiye kuzitoragura, noneho akazishyira nko mu nkangara, abakristo bakaza kuza abayoboke b'Imana bazisanga aho ngaho. Nyine padiri werangije kuzitora ko zavuye mu ijuru. Abayoboke b'Imana basanga nawe gifite imyumvire nk'iyi kimwe nanjye. Mu guhereza umugati na divayi turi gutura mu misa, twibutswa ko amagambo aratwibutsa ko umugati na divayi biva mu mbuto duhinga, bya bihingwa duhinga. Ntabwo rero nanjye
nk'umukristo wamenye kiliziya sigaye ngendera kuri icyo kintu ngo padiri yagiye gutoragura ukarisiya zamanutse zivuye mu ijuru umubyeyi. mbega ndasoreza gutuntu tubiri, lo materiel et lo spirituel. Twebwe duhereza Imana ituro ryavuye mu biganza byacu b'abanyabyaha, kandi ngo wa mugati njyo ya divayi ngaya amaturo yo mu gaseke, lo côté materiel ngicyo nyine cyo tuba dufite. twebwe tuba dufite ibyo bifatika byavuye mu mvune zacu, mu magorwa yacu, mu gahinda kacu. Ibyo bifatika nuko tukabihereza Imana. Byagera ku Mana ntabwo bikiri materiel, ahubwo biba spirituel. Imana ibiha umugisha, nuko rero bigahinduka umubiri n'amaraso bya Kristo. Kubera iki? Imana. Twebwe uruhare rwacu ni rya turo rifatika materiel, ariko noneho twabigeza ku Mana bigahinduka nyine ituro, nanjye kuvuga ridafatika spirituel, ituro ry'umubiri n'amaraso bya Kristo. Ngiyo hostia za zindi tugura, ya divayi tugura yavuye mu maboko yacu, imbaraga zacu, amafaranga yacu, rya turo ryacu, buri wese n'imvune n'uruhare rwe. Nuko rero tukabishyikiriza Imana. Imana rya turo ryacu ikariha agaciro. Nuko rero nicyo bita umubiri wa Kristo, ukarisiya. Hostia nizo tuba twaguze, ukarisiya nizo Imana yahinduye umubiri n'amaraso y'umwami wacu Yezu Kristo. Zazindi nyine kuri alitari. Hostia ziba zikiri mu isakrisiya, ukarisiya zageze he? Kuri alitari consacré, zaho umugisha. Ngo umukiro ngo ubuzima, ubuzima bwa Kristo, ubuzima bw'umusaserdoti, ubuzima bw'imbaga y'Imana. Ituro rya misa, ituro ryanjye ni iryawe. Ngiye igituro Petero yatumwe gutanga mu cyimbo cya Yezu, ndetse nanjye uruhare rwanjye nawe mu kubaka kiliziya, mu kubaka paruwase, uruhare rwawe nanjye mu misa. Participation active, kuba umunyeshyaka muri paruwase yawe, gukora ku buryo paruwase itazaguhirimaho, gukora ku buryo paruwase yanyu itazagwa, mutazagusha paruwase, gukora ku buryo mugomba gusigasira paruwase yanyu. Nuko umusaserdoti ntakaririmbe wenyine soprano ngo aririmba rutongo agaruke aririmbe tenor na bass icyarimwe, ahubwo mwese mukamushyigikira, akabashyigikira, mwese mukazamurana nk'abari mu rugendo bagana ingoma y'Imana. Ngiyo misa, ituro ryanjye ni iryawe, tugashyira hamwe turangamiye Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami, utuyobora inzira nziza igana mu ijuru. Mubyeyi, kuri uru rutonde usanze utaratsindwa, njye natsinzwe nkurikije uburyo ntajya nitangira Kiliziya uko bikwiye, nkurikije uburyo mvunisha abandi, nkuyemo umugambi wo gukora cyane kugira ngo Kiliziya y'Imana nkomeze nyisigasire, dufatikanye we nanjye. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.